Urugwironamuzika. Urugwironamuzika ni kuri 81.8 FM IRTV Ijwi ry'Urugwiro. Urugwironamuzika ni kuri 81.8 FM Ijwi Urugwiro. 81.8 FM IRTV Ijwi ry'Urugwiro. Yeah man, this is URTV FM 81.8 Ijwi ry'Urugwiro rivugira ipari mu Bufaransa, rikumvikanira mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afrika y'Iburasirazuba. Akaba wayikurikirana ukanda www.wordpress.com. URTV FM Ijwi ry'Urugwiro. Nitwa Manzi Blessed nkunda radio Ijwi ry'Urugwiro. Lege mashapu cyangwa braka missionaries, abamissioneri babirabura ndi muri Malawi mukumva iyi lege itamenyerewe hirya no hino ku isi. Inshuti bakunzi Ijwi ry'Urugwiro muri mu gihugu cya Malawi twaje iwanyu, niho uyu muziki muri kumva bakunzi ba IRTV Ijwi ry'Urugwiro mutukukiye kuri radio. Umuziki muri kumva muri guturuka mu gihugu cya Malawi kandi bikomeze bitugendekere nkuko tubyifuza. Urugwiro komeze kugwira, tugeze mu mwanya w'urugwiro na muzika aho tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi turakubitira akajisho ku byanditse kuri IRTV.fr. Magazo vera amapasula chondesa tengekewe lelo wanena ismawaizo dieti Ndi Andreisa kandi kuhanga bw'ibyuma ndi pari mu Bufaransa muri studio ninge muri kumwe kandi namwe inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Urugwiro aho muherereye hose. Nejejwe nuko turi kumwe muri uyu muziki. Murabona rwose aba basore abari kudukurikira kuri televiziyo yacu kuri YouTube IRTV 50 barakubita umuziki ukabona biraryoshye. Nanjye kandi reka nte kukurambira mbareke bakomeze uyu muziki uturyohere. anenango nekabanji kutinza gone tulo ine nifunzireni Gati ineo nalimantima ukuve kampetewe tangwambanza chikondi timbeko za mulungu Koma salimo ukoze mtima wanga timbe mokweza kumwambamve. Tuti bakunzi b'Ijwi ry'Urugwiro nkuko narimbi babwiye mu kanya, iyi ndirimbo itambutse yo mu rurimi rwo mu gihugu kimwe cya Malawi. Impamvu ntabwo ari yindi nuko ndaza gukomeza ku byo mu majyaruguru ya Malawi mu kanya, ariko tugisoma biri kuri IRTV.fr mwe mutari guhita munyaruka ngo mwe wenda muri kuhareba kandi mutukurikiye kuri YouTube. Hari inkuru iryoshye cyane iri kugira iti agapapuro gato ntabwo bivuza hari wenda igipapuro kinini cyane, n'agapapuro gato nkuko nyine kitwa agapapuro gato kahinduye ubuzima bw'abashakanye. Gusa hakaba hagarukwaho ikigo gitse aho nawe nikahindura ubuzima bwawe. N'umuziki mwiza wa reggae uturuka muri Malawi ukomeze kugenda utunezeza. Nizere yuko nta muntu uri buze kuza gukuraho umurongo muri iki kiganiro. Mukomeze mbifurize kugubwa neza mwe muri hirya no hino ku isi mudukurikiye, mutwereka ko mudukurikiye, mutwandikira kuri WhatsApp ya radio guteranya 337 4 5 5 3 watwandikira ku kiganiro turiho. Ntago ndaza kuguha amahirwe yo ko wansaba indirimbo muri kiganiro, ahubwo turagenda tuganira twumva umuziki wo muri Malawi kuko niho twerekeje. Abantu umuntu kurya muri Malawi cyane nka bwana Rugweshamari n'umuryango wa Giramata mwagize ibibazo mu minsi itambutse turabizi. Mubura umukuru w'umuryango kandi bitera induru. Mukomeze mubyihanganire, mubitware neza, mubigaragazemo urugwiro. Nawe Deo uri mu gihugu cya Malawi, inshuti y'Ijwi ry'Urugwiro, tugusuhuze twizere ko uguwe neza. Hari abantu mwabaye muri Malawi mukaba mutakihaba ariko mubona Malawi nk'igihugu mwibonamo mwumva ururimi tuvuga
namwe mwese turabashuhuje mbonera gusuza Yohana uri mu gihugu cy'Ubirigi kandi wabaye mu gihugu cya Malawi igihe kitari gitoya. Inkuru yacu rero ndaje nyipfundure mu kanya tuyiganireho nawe wumve ibyaka Agapapuro gato kahinduye ubuzima bw'abashakanye nawe ngo gashobora kuba kahindura. Utwamene ukunda ujana elimozi Dianza kupereke Tapi you don't see Kodi yao Sapita nao Ukamuona Elia Ducishijemo gato nimba wagerageza kumva aba basore baba missionnaire babirabura baravuga bati tuzamubona Elia tuzamubona na Enoki n'indirimbo z'ibyiringiro nziza bari kuturirimbira natwe tugenda tuganira nturambirwe mu kanya turakomeza ariko uyu muziki reka tubanze tuwumve nubwo utaba wumva neza ururimi gusa aba basore barazamura amarangamutima kubona ko bafite ibyiringiro kandi biri mu Urugwiro. Angie Rukumapangono Chizo give me something. Reggae music high, High, fire music so high, so high, reggae music high, high, Nyambing is so high. so high. Sometimes I feel like praying for the dead. That have not yet run down. Into the grave one is waiting to work. Yeah, man, within the principles of ever living life. Whoa, without music. The black man mission will chant on Babylon. And you feed your people with sweet reggae music. We come from Africa. Urabyumva ko bazamura amajwi bavuga Afrika bikaryoha. Akunze kubivuga ko inkuru ziba ziri kuri RTV Ijwi ry'Urugwiro abari jya nawe ni inkuru ziba zishobora kugira icyo zakumarira. Nshuti mukunzi ukurikiranye RTV Ijwi ry'Urugwiro mu kiganiro cy'umuziki aho turi kumva umuziki wa reggae waririmbanye n'abamissionnaire babirabura. Groupe iri muri Malawi rwose kubita umuziki kabije bigacika. Mutitaniza noka Makana ufumu Wantulu wanomwe Mudzima sula noka Mwakana ufumu Wantundu wanu omwe Mumamunyoza Mumadzinyoza noka Yamkwana nguo Mulekeni ya vale Mumamuseka everyday Mumadziseka noka Yamkwana nguo Muntu ushobora wenda kuba utari kumva umuziki turi gucuranga kubera amabwiriza ya YouTube ukaba udukurikiye amaso ku maso utwihanganire ariko ndizera ko ushobora kudukurikira kuri nge isa 150 aho wakurikira ikiganiro full cyose version ya radio uko iba yaciyeho aho amabwiriza ya YouTube tuba tutari kuyakurikiza kugira ngo dukomeze kubakorera umunsi uryoshye. Rero iyi nkuru nateguye ko tujye kuganiraho yanditse koko kuri RTV 250 ahagana hasi ndashyiraho umurongo ubereka aho mwashobora kwisomera. Ni inkuru iri kuri RTV Akadomo.fr. Ndagira ngo nkubwire ngo ni inkuru nziza cyane iragira iti habayeho umugore n'umugabo bakaba barakundanaga cyane. Urumva ko burya ntabwo abantu bashobora kubana batarakunanye cyane ndetse umwanditsi yaranditse ati cyane pe uretse ku munsi umwe wa mugore yagize atya yandika agapapuro agashyira ku meza mu cyumba umugabo we uko ntabwo yarahari yaragiye ku kazi gusa yandika agapapuro gato yandikira umugabo we. Wakibaza uti niki yari yanditse mu kanya ndagaruka reka tubanze dukomeze twumve uyu muziki. Zonena zake, nzeru zake, za mlungu wake Mwana wa mlungu Kango waila Baby you know just what to do To make I feel
together. Your love means so much to me. This is my rock you steady. I'll give you love anytime you're ready. Your love just like a burning fire, burn down my soul. If you're behaving just like I do, if you love Rastafari, say now, girl, I'm gonna make you Rastaman's wife. Girl, I'm gonna make you Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. She's a Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. Waimbanga tinkaswa Rasta unaechifukwa. Nilibe naechifukwa. Mupite nae kwa Pilato. Ati mufuna pachikidwe mwana wa mtu wala kwa chali Rastafari. Wala kofaleta utenga kwa ntundu wake wa Malawi. Sinchito zanu ndizonyasa mwana wa muntu wala kwa chali Rastafari. Nikaesa bila mulo la mulengio udiwe usachotse moyo wanga o komalelo dichiani matafaleo kufikira siku la lelo ani mandamo umatibu litafika chilagamo matafale anati ona ziko lalefuka ndi mazunzo jala mtenda kondo na enso olizunza watelatu akungodikila chilango osachedwa patikalati kuyimbira mfumu inenungodikila korasi kuchoka pakomola amamba kufikira pansi iyo korasi yafika olenga tuja timamulindira timamudikira ndi uyu olenga tuja kamuimbira matafale tikumuimbira ndi uyu ufumu wazikola pasi ndiwo namiza umawala kuzima koma wa mlungu wanga uzapita muyaya usalile mbale wanga iwe ovutika zamenya nkhondu mpaka mbawi udzata izayimba aleluya azatipatsa mphamvu ndi mlungu wathu sadzatisiya idzayimba kumwamba ndi pansi pati kuimba taenda chigwanja ntozi wa emva sindidzaopa zochinge kuti Yesu zandigwira dzanja tingomodzi chizo kakale ndiyenda mutozi wa imfa sindidzaopa zowosazo selasiya zandigwira dzanja dziko lozuluka mbanda nanga ambandawa ambanda awachita bwanji ingotipe one nanga opondereza awachita bwanji inenda ngotipe ndiune koswe yawe ndipo nyimbo itelepompa poti mwamvera tikumanenso pati tu poti ibwera
urugwiro ni ikintu dukeneye mu mibereho ya buri munsi. Niyo mpamvu ugomba gukurikira radio IRTV FM Urugwiro kugira ngo ubashe kugira urugwiro. IRTV FM Urugwiro uyikurikira ukanda wa3 IRTV FM. Tugira urugwiro. Ndakomeza rero nshuti mukunzi w'ijwi ry'urugwiro n'inkuru yacu, ntabwo turi buze kurambirwa, turacyaganira, turi mu kiganiro urugwiro na muzika. Ngende Anderisaka, ibirango biri kugenda bivuga ko turi kuri IRTV ijwi ry'urugwiro, kandi n'uburyo bunyuranye ushobora kudukurikiramo nabwo buri kugenda bugarukwaho. Muri kiganiro nabateguriye ko tuvuga ku by'agapapuro gato gashobora guhindura imibereho yawe. Sinza kumunwiza gobe yako Agapapuro rero kabaye agapapuro mukanye nari mvuze ukuntu umugabo yari atari mu rugo, hanyuma umugore akamwandikira agapapuro gato akagashyira ku meza. Ntabwo ari ku buriri hataza kugira ubyitiranya akabifata uko bitari n'agapapuro kashyizwe ku meza, ariko wenda hari mu cyumba. Nuko agapapuro kagiraga gatya kati: mugabo wanjye ndagiye kandi ntabwo nzigera ngaruka, narakurambiwe. Dore ijambo ye, Imana iguha umugisha. Reka dukomeze mukanya twumve ibyaka gapapuro. Ntuze kuza kugira aho werekeza, ureke tugumane. Kaona iwe tima wanga ayo masweka andirugo kumeza ichikondi chosa simika inge kukala ndeka opanda iwe sininga kwanitse. Inshuti z'ijwi ry'urugwiro, nawe urabyumva umuntu akwandikiye agapapuro, ndagira ngo ujye mu mwanya w'uwo muntu nawe wumve ugikubita amaso agapapuro karimo ijambo riremereye ngo narakurambiwe, kandi hakazamo n'akandi kantu ngo Imana iguhe umugisha. Umuziki ndizera waturyoheye, mwe mudukurikiye kuri YouTube ndabahayambu, ndabasuhuza cyane kandi ndabashima. Ndizera ko iyi nzogera iri hano muba mwarayikanze kugira ngo ubwo dutangira ikiganiro mwe mushobora kutwumva ako kanya, kandi mwe muza gukora share nkuko hano mubona byanditse, mukore share, mukore like, mutume n'abandi bagwiza urugwiro. Ntabwo ikiganiro ari cyo kuza gutindamo cyane mu magambo, ariko turaganira kugira ngo umuziki nawo uze kujya uturyohera. Muraza kwihangana, muri background ntabwo ndi gushyiramo umuziki, ariko biratuma nibura tunaza kumva ibyaka gapapuro. Reka nkomeze rero mbabwire uko byanditse kuri IRTV.fr. Umugabo ntabwo ahari, aratashye, asomye amagambo akomeye agira ati narakurambiwe, Imana iguha umugisha. Nuko maze agapapuro kagiye gukora umuti nkuko abasore babivuga. Maze wa mugore rero akimara kwandika ibintu nk'ibyo yihisha munsi y'igitanda kugira ngo aze kureba amarangamutima y'umugabo. Nibaze ko ibyanditse kuri IRTV byose ari ibyari byanditse kuri ka gapapuro, ahubwo ni byakurikiyeho. Ku gapapuro hari handitse amagambo make cyane, niyo mpamvu ari agapapuro gato kari kanditseho ngo umugabo wanjye ndagiye kandi ntabwo nzigera ngaruka, narakurambiwe, Imana iguhe umugisha. Ushobora kwibaza uko ako gapapuro kari kameze. Kari agapapuro k'imirongo, kari kakandi kutuzi umubabarire, yari duplicateur, kari agakaratasi baciye ku ikarito. Ako gapapuro kari kanditseho iyo nteruro, kari gapapuro nyabaki, gusa ngo kahinduye imibereho y'abashakanye, kandi ngo nawe kahindura iyawe. Reka dukomeze n'umuziki mukanya, ndagaruka nkomeza kumva uko byamaze kugenda. Ntuze kwibagirwa ko uyu mugore yahise noneho yigenza gute. Wa mugore yihisha munsi y'igitanda kugira ngo aze kureba amarangamutima y'umugabo. Reka dukomeze n'umuziki. Nshuti mukunzi ukurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro,
mu kiganiro cyiza cy'umuziki muri reggae ikubita amarangamutima akazamuka. Bantu mugifite imbaraga muri aho biri ku gasusuruko, muhaguruke uyu muziki ntubacike. Dukomeze rero nuko turi gusoma ibyanditse kuri IRTV. Ese uribaza byaraje kugenda bite? Umugabo yarashyize arataha. Ubu umugabo yazaga rero akagera mu rugo, yabonye ka Agapapuro birumvikana kari hafi rwose. Nawe urabizi ko hari ahantu ku meza umugabo abakunda aho kurambika telefone cyangwa imfunguzo, hari nkaho ngaho basize ka Agapapuro. Aragasoma, amaze kugasoma akura ikaramu nawe mu mufuka yandika ku rupapuro. Ariko simbizi wowe ukurikiranye televiziyo ry'Urugwiro ugira ikaramu mu mufuka, abanza ari wowe byakugora kugeraho kuri ikaramu. Hari abantu batari bake batagikoresha ikaramu, ariko uyu mugabo yari afite ikaramu ayikura mu mufuka. Reka twumve uko yaje kubigenza. Mureke nduhuke gato tubanze twumve n'umuziki, mukanya nakomeza tureba. Umugabo arabonye Agapapuro aragasomye, ariko nawe akuye ikaramu mu mufuka. Naho mukanya Kati ineo nalimantima ukuve kampetewe tangwambaza chikondi timbeko za mulungu omasalimo salimo ukoze mtima wanga timbe mokweza kumwambamve ndati salimo pachifua changa koma salimo koze moyo wanga wati salimo urugwiro ni ikintu dukeneye mu mibereho ya buri munsi. Niyo mpamvu ugomba gukurikira radio IRTV FM Urugwiro kugira ngo ubashe kugira urugwiro. IRTV FM Urugwiro uyikurikira ukanda *akadomo IRTV akadomo FM. Tugira urugwiro. Bakunze Ijwi ry'Urugwiro, narivuze nti ari nkawe ikaramu wari kwikura, ariko mbizi ko nta karamu ugendana. Kandi nshuti y'Urugwiro, ugira ikaramu. Nimba ugira ikaramu mu biganiro tujya tuvuga bigenewe abana, ujye ubafasha bandike ibyo twavuze bashobora kuzirikana. Nyamugabo Agapapuro agasomye ikaramu ayikuye mu mufuka, nuko nk'ibisanzwe yahinduye imyenda, ariko yabanje kwandika ku rupapuro. Nyine ubyumva ko ikaramu ntabwo yayikuriye mu mufuka ubusa, yagize utuntu yandika ku rupapuro, ahindura n'imyenda nko byari bisanzwe rwose, nkaho nta kintu cyabaye. Abifata kwa kundi ngo nta cyabaye nyine. Ariko afata telefone ye arahamagara ati bite mukundwa. Wakibaza uko byagenze, ariko rege nayo irakupita, nanjye nkaba ndetse gukomeza kukubwira uko byagenze. Reka nanjye numve gake kuri uwo muziki. Ntabwo nambaye izi nsumira rusaku kubusa, nanjye ndi kumva uko umuziki uri kumva, kugira ngo turusheho natwe twese kugwiza urugwiro, kandi burya ntawe bitabera. Nuko atangira guhamagara ati bite mukundwa. Arakomeza kandi aranguruye ati nkufitiye amakuru meza. Amakuru meza uyu mugabo afite umukunzi we nayahe. Inshuti y'Ijwi ry'Urugwiro, ntugacikwe gusoma ibyanditse kuri IRTV akadomo FR. Twandikaho inkuru zitandukanye, kandi ni inkuru zishobora guhindura ubuzima bwawe, ni inkuru zigufitiye umumaro. Ntabwo twandiki inkuru cyane za zindi bita za karyanisha miryango. Ni izina rishya nabonye, kuko nsanzwe numva habaho gahuza mu miryango. Twe twavuze tuti natwe kadushaka imbusane, twe ntabwo twandika iza karyanisha miryango, twandika izi nkuru nyine nk'izi nkingi nyine wumva turi kugenda tuganiraho, kandi nawe ugiye ukayisomera wasanga wabyumva kuruta uko ndi kubikubwira. Nyamugabo agiye gutanga amakuru meza, ari guhamagara aranguruye. Bifate nka filime use nk'ubireba ubumva uko byari bimeze. Hari ifoto ndi kureba kuri IRTV y'umudamu uri munsi y'igitanda. Iyo foto
ndaza kuyigaragaza mu kanya uko iyo foto imeze hano mu kiganiro. Reka nyishyire hano, uri kubona ku ifoto, urareba hano hasi iyi foto ukuntu imeze, niyo iri kuri RTV akadomo FR ijyanye n'iyi nkuru. Reka wenda nigire nini cyane, urabona uko ingana. Ngiyi foto iri kuri iyi nkuru, ariko unashaka wagenda nawe ukisomera. Nubwo inzira nayishyiza aha hasi yaho biri, ugeze kuri RTV wahasanga n'ibindi byinshi bitari ibijyanye n'iyi nzira nanditse aha hasi, wowe nkurikiye live kuri YouTube. Dukomeze rero nshuti z'Ijwi ry'Urugwiro, amakuru agiye gutangwa nk'uko bijya bivugwa, ariko mbere ko dukomeza reka twongere dukubita akadiho gakeya twumve icyo abamisiyoneri babirabura. Murabizi ko abamisiyoneri bari abazungu kandi barafite gahunda yo guhindura bakadushyiramo ubukristo nk'uko nyine byagiye bigenda, ariko abasore muri Malawi nabo baravuze bati natwe turi abamisiyoneri batarabera, turi abamisiyoneri babirabura. Bakubita umuziki natwe tukanezerwa. Kati ineo nalimantima ukuve kampetewe tangwambanza chikondi timbeko za mulungu omasalimo mukunzi w'Ijwi ry'Urugwiro SAUTI KIRAFIKI turi pari mu Bufaransa. Nawe haraho uherereye hirya no hino, bishobora kuba wowe ari mu gicuku. Turakwifuriza ibitotsi byiza, kandi namwe muri ko twumva ari mu rukerera, mugire umunsi mwiza. Abagiye guhaha muhaye muronke, mwe mutahukanye amahaho bitewe n'aho amasaha ageze, aho muherereye namwe mutahane urugwiro, kandi nimugera mu rugo babe arirwo babakiriza, barubahe namwe murubahe, muhorane mwese. Tukiganira kuri iyi nkuru rero, ntabwo rwose nshaka kubicisha amatsiko. Hari umuntu unyandikiye mu kanya ngo nihutishe, reka nihutisha, ariko ni byiza ko twumva n'umuziki, ko turi mu Urugwiro na muzika, nuko twanyujijemo gato ngo dusome n'ibyanditse kuri RTV 250 nk'uko hano ubona kuri link iri hano hasi mu cyongereza tuyita link, ikatugeza noneho ku kinyamakuru RTV akadomo FR. Nshuti yanjye rero, nari maze kukwereka iyi foto ikwereka ukurura mudamu yarameze munsi y'igitanda. Urabyumva nawe? Alo bite mukundwa? Arakomeza nukarangura ati mufitiye amakuru meza, umugore wanjye yahukanye. Kandi umugore ntabwo arahukana, ahubwo yanditse agapapuro kavuga ngo yahukanye, nyamugore yibereye munsi y'igitanda. Ngiye ndi kureba ifoto, nawe mu kanya wayirebye, araturamye aho ngaho munsi y'igitanda. Ati yagiye iwabo ntabwo azagaruka kandi Imana izanamufasha. Umugore wanjye byari binkomereye cyane kubana nawe, ati ubu ngubu ndishimye, ahubwo ngwino tube twibanira. Hari ahantu ngiye ariko ndasiga mfunguye, winjire ubu ni wawe. Aya magambo yaragoye kuyumva, ari umugore wabyikoreye wanditse agapapuro gato cyane nkuko nakabasomeye. Kagiraga gate? Karagiraga kati mugabo wanjye ndagiye kandi ntabwo nzigera ngaruka, narakurambiwe, Imana iguhe umugisha. Nge aka gapapuro iyo nkatekereje numva kari nk'akapapuro baciye nko ku gikarito, ndumva katari agapapuro ka duplicateur, ndumva katari agapapuro k'imirongo, kari agapapuro katereye aho ngaho gusa kanditseho amagambo aremereye. Wa mugore rero murabyumva ko yumvaga icyo umugabo we avuze, ko atumiye undi mukundwa we. Ubwo urumva ko igitima cyarakubitaga pipi, ntumbaze nawe ko byari bimeze. Wa mugore yarashengukaga cyane aho yari ibereye munsi y'igitanda, ariko akomeza kugerageza kugira ngo amarira ye ayakomeze. Arayakontorora cyane ko ntabwo yashakaga ko umugabo amenya ko ari munsi y'igitanda. Maze umugabo asohoka mu nzu, wa mugore nawe ava munsi ya cya gitanda, ariko avamo umutima washengutse. Ajya kureba ka gapapuro umugabo we yanditse. Umugabo mwije ko nawe yanditse agapapuro. Manza ari udupapuro tubiri twahindura imibereho y'abashakanye.
ariko twavuze agapapuro ubu uraza kumbwira ese agapapuro kahinduye imibereho y'abashakanye nakanditseho amagambo agira ati mugabo wanjye ndagiye kandi ntabwo nzigera ngaruka narakurambiwe Imana igumugisha, cyangwa naka gapapuro kandi kaje kwandikwa bakuye ikaramu mu mufuka. Hari igihe njya ntekereza ko hari banditse imbere bakandika n'inyuma, nawe uraza kumva uko byagenze. Umuntu uza kuza kugera ku ipaje yahanditse iyi nkuru uze gushyiraho comment uko wumva byari bimeze. Nyamugore avuye munsi y'igitanda, umugore abwiwe amagambo atarakwiye kumva kuko yumvise umugabo ahamagara kuri telefone abwira undi muntu ati ngwino kandi nuhagera winjire nubwo ntahari size ntakinze. Ajya kureba ka gapapuro kakandi umugabo yaramaze kwandika, asanga umugabo we yanditseho ngo amaguru yawe ari kugaragara munsi y'igitanda, ubanza ntabyo wamenye, ngiye kuzana utuntu ku isoko ndaje mu mwanya, ati ariko ubanza wahababariye. Nawe inshuti y'Ijwi ry'Urugwiro uze kumbwira agapapuro kahinduye imibereho muri udupapuro twombi. Ese mu dupapuro twombi ni kamwe muri two nakanditswe n'umugabo nakanditswe n'umugore? Reka dukomeze n'umuziki mu kanya nderekeza muri Malawi, aho tugiye kureba uko muri Malawi ibyaho biteye. Turajya mu majyaruguru, ntuze kuza kujya ku ruhande. Muntu dukurikiye kuri YouTube nturambirwe, ukomeze ubane natwe muri iki kiganiro. Ntabwo twafashe umwanya ngo tubahemo ijambo, ariko ushatse kutwandikira kubera gahunda yaba ari yejo cyangwa yejo bundi mu Urugwironamuzika, watwandikira ku guteranya 337 455 822 1. Iyi nimero iba yanditse mu bisobanuro hano hasi, nuko mba nyisubiramo kuri YouTube kandi no kuri irtv.fr iri hari. Si ngombwa ko nyisubiramo cyane, ahantu hose wafungura irtv platform iyo ari yo yose, yaba Facebook, yaba Twitter, Instagram, cyangwa se ku rubuga, yaba no kuri YouTube, aho hose iyi nimero bamvuze urayihasanga. Reka umuziki ukomeze, nawe ukomeze ubitekerezeho, wibaze nawe agapapuro kahindura imibereho yawe atari yabashakanye gusa, kaba kanditseho iki? Ese kaba ari agapaje ka irtv.fr? Umbaze nanjye kubaze. Reka tuba twumva umuziki nanjye nuko gato. Waze mtima wanga Auzeni so anawa tawa useni anao wakula tikaloreka sati mtenge mbili usatu tenge mbili otiti kolino landiteta nzeru fanzi kusoa chikundi one love alive ifambu Yesu mati kuzitsa chimodzi kutititsikondana muntu amene ukonda ujana elimodzi ndiadza kupereke ngati yudosi kodi yawo sapita nawo kukamuona Eliya. Kodi yawo sapita nawo ukamuona Enoki. Na madingo supita nawo yo ukamuona Selasi. Kodi yawo sapita nawo ukamuona Eliya. Angie, rukumapamona Chizo, give me something. Reggae music high, High, fire music so high, so high, reggae music high, high, Naya Bingi so high. so high. Sometimes I feel like praying for the dead. That have not yet run down. Into the grave one is waiting to work. Yeah, man, within the principles of ever living life. Whoa, without music, The black man mission will chant on Babylon. and you feed your people with sweet reggae music.
blessed African continent. Mutitandiza noka Mwakana ufumu Wantulu wanuomwe Mudzimasula noka Mwakana ufumu Wantundu wanuomwe Mumamunyoza Mumadzinyoza noka Yamkwana nguo Mulekeni avale Mumamuseka everyday Mumadziseka noka Yamkwana nguo Mulekeni avale Zonena zake, nzeru zake, za mlungu wake Mwana wa mlungu Kango waila Baby, you know just what to do To make I and I feel alright. I feel like we should be together. Your love means so much to me. This is my rock you steady. I'll give you love anytime you're ready. Your love just like a burning fire. Burn down my soul. If you behaving just like I do, if you love Rastafari, say now, girl, I'm gonna make you Rastaman's wife. Girl, I'm gonna make you Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. She's a Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. Waimbangati nkaswa Rasta ulinaichifukwa. Nilibe naechifukwa. Upite nae kwa Pilato. Ati mufuna pachikidwe. Mwana wa mtu Wala kwa chali Rastafari. Wala kofaleta utenga. Kwa ntundu wake wa Malawi. Sinchito zanu ndizonyasa mwana wa muntu wala kwa chali Rastafari. Nikaesa bila mulo La mulengio Udiwe usachotse moyo wangao Komalelo dichiani matafaleo Kufikira siku la lelo Ali mandambo Umatiku litafika Chilambo Matafale anati Ona ziko lalefuka Ni mazunzo Jala mtenda mkondo Na enso olizunza watelatu Akungo dikila chilango Osachedwa patikala tikuyimba Kuyimbira mfumu Inenungo digira korasi Kuchoka pako mola amamba Kufikira pansi Iyo korasi yafika Olenga tuja timamulindira Timamudikira ndiuyu Olenga tuja kamuimbira matafale Tikumuimbira ndiuyu ufumu wazikola pasi ndiwo namiza kumawala kuzima koma wa mlungu wanga uzapita muyaya usalile mbale wanga iwe ovutika zamenya nkhondu mpaka mbawi uzata izayimba aleluya azatipatsa mphamvu ndi mlungu wathu sadzatisiya izayimba kumwamba ndi pansi pati kuimba Taenda chikwanja ntozi wa emva Sindita upazo chinge kuti Yesu zandigwira dzanja Tinde modzi chizo Akale ndienda mutozi wa imfa Sindita upazo wosazo Selasiya zandigwira dzanja Zikolo zulu kambanda Nanga ambandawa Ambanda Awachita banji
22 poti ibwera. twari Malawi umuziki waturyoheye kandi noneho tugiye kujya hafi yaho nanone muri Zimbabwe ni mu karere kamwe reka turebe inkuru iri kuri IRTV.fr ariko mbere yuko itangira twumva umuziki umwe wa Zimbabwe umuziki umwe muri Zimbabwe
dufate urugendo tunyaruke none tugere muri Malawi tureke kumva umuziki waho gusa ahubwo turebe ni bibera iyo ngiyo. Ndasoma iyi nkuru yanditse kuri RTV nayo _FR iragira iki ibitangaza bidasanzwe ibintu biba bidasanzwe biri iyo mu majyaruguru ya Malawi ahantu hitwa Kanyemba. Dukoreye urugendo turebe uko bimeze ahitwa za Doma muri Zimbabwe naho hari ibindi bintu bijya kumera nk'ibyo ngibyo. Dufite rero umwanditsi umwe wacu watwandikiye ari muri ibyo bihugu Malawi za Zimbabwe ni inshuti yacu ni ibihugu bisa nk'ibituranye bikunda kugenda abantu birimo bakora ubucuruzi bazamuka bamanuka ni ibihugu bijya muri bitatu ndetse na za Botswana sikiyongeraho abariyo bavuga n'Ikinyarwanda basa nk'abafite network imwe bagenda bakura kubera inyungu zinyuranye zo gushaka nyine imibereho birumvikana. Niyo mpamvu umwe mu nshuti zacu yatwandikiye ibyo muri Zimbabwe nubwo nabyo bigaragara no muri Malawi. Umwanditsi wa RTV wo muri Harungwe witwa Dani yatugejejeho inkuru ikurikira atubwira ibya Doma. Doma ntabwo ari umuntu ntabwo ari umusozi ahubwo Doma n'abantu n'ubwoko cyangwa se Vadoma cyangwa Mudoma iyo ari nk'umwe umuntu umwe bamwita Mudoma wo muri abo bantu. Hari n'ababyita Dema cyangwa se akabyita Wadoma. Danieli yatangiye atubwira ati Wadoma ni umuryango utuye mu karere ka Kanyemba turi mu majyaruguru ya Zimbabwe cyane cyane muri mu turere twa Hulungwe na Chipulilo sinzi nimba ndi kubivuga nkuko biri mu karere ka Chipulilo. Ataho hantu hakikije ikibaya cy'umugezi wa Mwazamutanda kandi niwo ugenda ugashora mu ruzi rwa Zambezi. Ndumva Zambezi yo izwi cyane ariko Mwazamutanda ashobora kuba akagezi kabije bantu rero muri yo muri za Zimbabwe ubwo naho za Malawi mushobora kuba muzi iyo migezi. Tugero kumva byaba bantu ndi kubabona kuri RTV_FL nawe ugende ubirebere reka gusa kugira ngo bikorohere nshiri foto imwe hano gatoya nawe ubanze urebe aho tugiye kuganirwaho bitwa Wadoma. Tugeze rero Zambezi. Danieli aratubwira ati abo ngabo nibo gakondo yonyine nibo bantu banyiraho hantu nibo bakonde baho kandi nibo gakondo ikiri aho ngaho kandi bakora ibintu byerekeranye no gushakisha imibereho byitwa ubuhigi cyangwa se gushakisha imbuto mbega ubwabuzima bukorwa abantu batagiye guhinga bari gushakishiriza aho ngaho mu ishyamba. Abo bantu nibo basigaye aho ngaho muri Zimbabwe bakibaho muri iyo mbereho gusa bazwiho kugira ikibazo nk'uko ifoto ubonye mu kanya bagira ikibazo n'uburwayi se n'ubusembwa sinzi neza uko umuntu yabyitwa uko yabyita byitwa ectrotadiri ni iyo mibereho yo kubufite urugingo cyane cyane mano cyangwa intoki bikaba bibura aho abandi bafite intoki 5 wo kwigira intoki 2 zonyine ndajya mbyita ubwo busembwa bw'intoki zituzuye kugira ngo iri jambo ritekuza kujya ritugora. Iyi miryango rero ya Vadoma ngo iri ku gipimo kiri hejuru cyane ugeranije n'ahandi ku isi yose niho hagaragara abo bantu bafite bwa busembwa bwo kugira zira ntoki nawe nkuko wabibonye ku ifoto bishobora kuba ari ku ntoki cyangwa se ku mano. Vadoma rero ngo bivugira ururimi rwitwa Dema kandi bafite isano ya bugufi cyane n'abandi bantu bagiye biganje hirya no hino bafite inkomoko hafi muri za Zimbabwe yose ariko bo bagiye bagira umwihariko wo kunabyita kugira urugwiro ruke ntibagiye bivanga n'andi moko bituma iriya
buriya busembwa bwo kubura ziriya ngingo bukomeza kubagumamo cyane ko ugenda buva ku muryango bujya ku wundi. Vadoma rero ivuga ururimi rwa Dema nk'uko bivuze kandi bafitanye isano rya bugufi. Ururimi rwabo rufitanye isano rya bugufi n'ururimi rwiganjemo abo bita abashona bo muri Zimbabwe, kandi uru rurimi rushobora kumvikana cyane n'abavuga imvugo yindi ya hambere yitwa kole n'abandi bavuga tande shona. Bano muri Zimbabwe muzatubwire izi ndimi nimba muzizi kuzivuga, nanjye ndazibona nk'uko Daniel yabitwandikiye ngo kubana n'aba bantu bashona nakunda bo muri Kanyemba. Iyo hari utavuga igikorekore cyangwa se ngo uvuge igishona cyangwa icyitwa nakunda ngo ntago rwose wabishobora, bavuga indimi zigoye. Daniel avuga ko ngo bakurikije uko aba bantu bavadoma abakurambere babo bavutse, bavuga ko ngo byaturutse ku giti cyitwa baoba. Ubwo ni bya bintu byacu by'Abanyafrika cyangwa se n'abantu bo mu Bugereki bagira aho bavuga ngo umuntu yaturutse, bagashakisha baturutse kuri iki biva hejuru n'ibindi. Abantu bavuga ko ngo baturutse kuri igiti cya baoba, bati bamanutse iyo ngiyo bikubitaho muri icyo giti, gusa bagenda bagororotse bageraho nyine baba nk'abantu nk'abandi, ariko bakomeza kwitungirwa n'ibyo bita kwaha. Numvise ijambo ndibonye ryanyaryo n'ukwaha imbuto no guhiga ntabwo ari uguhinga. Izina Vadoma rero rikoreshwa kandi no mu karere ka Zambezi ku bantu batagira aho bahuriye n'aba ngaba rwose bitafitanye na gatoya n'isano nabo, ariko nabo iryo zina rikabavugwaho. Gusa mu mugani nta mugani umwe bagira, kandi iyo ubarebye ukuntu aba bantu babashona bibereye muri kiyaga cya Zambezi babayeho, usanga bagifite ibibazo bitari bike. Gusa uwatwandikiye yatubwiye ko ngo mu minsi mike ishize bagize amahirwe abadiventisiti b'umunsi wa karindwi babubakira ikigo cy'amashuri. Ku mutwe uranga amateka uragaragaza ifoto nayo, reka nze nyishyiremo hano, reka nyishyire hano ku ruhande murebe uyu mubyeyi usa nk'uri gutegura nimba ari isombe cyangwa iki. Rwose urebye iyi nzu ari kubamo urabona ko ni abantu bagifite ubuzima bukiri hasi. Aya mateka ye rero y'Abadoma ahanini agaragaza ko babaye mu misozi nk'uko na n'uyu munsi ukibibona. Reka mpe gusomera byose, kandi nawe ushobora kuza kwisomera, ahubwo twumve umuziki kugera ku musozo uze kuza gufungura inzira ndagaragaza hano hasi aho mvuga ibya Doma, nawe ugenda usome. IRTV FR ni urubuga ushobora kugeraho ugasoma mu rurimi wumva bitewe n'uko ubishaka, kuko hariho uburyo bwo guhindura ururimi. Ushobora kuza gusanga inkuru yanditse mu Cyongereza ariko wayihindura no mu Kinyarwanda ukayisomera. Gusa bimwe bishobora kuba biteye ubwoba nuko aba bantu nibaramuka bataretse gukomeza gushyingiranwa hagati yabo ngo bareke bagwize urugwiro n'abandi, iki kibazo bafite kitazigera igishira, kuko biterwa n'uturemangingo twabo hura tugatera ino ndwara yo kugira amano ameze nk'uko nakweretse ku ifoto. Nabuze uko nyasobanura inshuti y'Ijwi ry'Urugwiro. Reka dukomeze twumve umuziki, tumaze hafi 90% by'ikiganiro cyacu kiraza kumara isaha. Twumve reggae kandi mbara rikiri gukomeza gukurikirana IRTV Ijwi ry'Urugwiro. Ntabwo turi kuri Lucky to be, ntabwo turi kuri Bob Marley, turi ku basore bahise izina nakunze cyane, abamisiyoneri birabura. Damusoine okondeda wangayo dima mukonda amandi konda so ndizalumbirane sinza kumurwiza gobe yako dima wangazi kaona iwe dima wanga ayo masweka anjirugo kumeza ichikondi chosa simika inge kukala ndeka opanda iwe sininga kwanitse tawizonze zimandishupa magazo mvera mambera
vera amapasula chonde usa tengekewe lelo wanena ismawaizo liyetikolo kuti usa mwemadziwe chikondi changa mtima wanga ulipa iwe chonde usa ndiriritse ine ngwingwi nikupita kudondo ndipikile bonongwe kankonya patsogolo kodi hati kodi iyeyo anenango nekabanji kutinza gone tulo ine nifunzireni ngati ineyo nalimantima ukuve kampetewe tangwambanza chikondi timbeko za mulungu koma salimo ukonze mtima wanga timbe mokweza kumwamba mve ndati salimo pachifuwa changa koma salimo ukonze moyo wanga wati salimo ndati salimo ukonze mtima wanga auzeni soanawa tawauzeni anao wakula zikaloreka sati mtenge mbili usatutenge mbili otiziko lino landitetsa nzeru fanzi kusowa chikondi one love alive ifambu yesu matikuzitsa chimodzi kuti tidzikonana munthu amene ukonda udya naye limodzi ndiye adzakupereke ngati yudosi kodi yawo sapita nawo ukamuona Eliya kodi yawo sapita nawo ukamuona Enoki na madingo supita nawo ukamuona Selasi kodi yawo sapita nawo ukamuona Eliya Anji rukumapangono Chizo give me something Reggae music high, fire music so high, reggae music high, Naya Bingi so high. Sometimes I feel like praying for the dead. That have not yet run down into the grave. One is waiting to work. Yeah man, within the principles of ever living life. Kuri radio IRTV ijwi ry'urugwiro ni 5:00 z'amanywa ku isaha y'Ipari mu Bufaransa. Without music, The black man mission will chant on Babylon, and you feed your people with sweet reggae music. we come from Africa. Let's praise him, African continent. Mutitaniza noka mwakana ufumu wantulu wanomwe Mudzimasula noka mwakana ufumu wantundu wanu omwe mumadzinyoza noka yamkwana nguo mulekeni yavale
Mumma museka every day. Mumatiseka noka. Yankwana nguo mulekeni avale. Zonena zake, nzeru zake, za mlungu wake. Mwana wa mlungu Kango waida. Baby, you know just what to do to make I and I feel alright. I feel like we should be together. Your love means so much to me. This is my rock you steady. I'll give you love anytime you're ready. Your love just like a burning fire, burn down my soul. If you behaving just like I do, if you love Rastafari, say now, girl, I'm gonna make you Rastaman's wife. Girl, I'm gonna make you Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. She's a Rastaman's wife. I'm a Rastaman's wife. Waimbangati mkaswa Rasta ulinajifukwa. Nilibe naejifukwa. Mupite nae kwa Pilato. Ati mufuna pachikidwe mwana wa mtu wala kwa chali Rastafari. Wala kofaleta utenga kwa ntundu wake wa Malawi. Sinchito zanu ndizonyasa mwana wa muntu wala kwa chali Rastafari. Nikaesa bila mulo la mulengio Udiwe usachote moyo wanga o. Koma lelo dichiani matafale Kufikira siku la lelo ani mandambo Umatibu litafika na chingambo matafale anati ona ziko lalefuka ndi mazunzo jala mtenda mkondo na enso olizunza watelatu akungodikila chilango osachedwa patikalati kuyimbira mfumu inenungodikila korasi kuchoka pakomola amamba kufikira pansi iyo korasi yafika olenga tuja timamulindira timamudikira ndiuyu olenga tuja kamuimbira matafale tikumuimbira ndiuyu ufumu wazikola pasi ndiwona meza kumawala kuzima koma wa mlungu wanga uzapita muyaya usalile mbale wanga iwe ovudika zamenya nkhondu paka mbawi uzata izayimba aleluya azatipatsa mphamvu ndi mlungu wathu sadzatisiya izayimba kumwamba ndi pansi pati kuimba taenda chikwanja ntozi wa emva sindidzaopa zochinge kuti Yesu zandigwira dzanja tindomodzi chizo kakale ndiyenda mutozi wa imfa sindidzaopa zowosazo selasiya zandigwira dzanja dziko lozuluka mbanda nanga ambandawa ambanda awachitaba nji ingotipe one nanga opondereza awachitaba